urumva inkwano zo ziba zanavuzwe mu ifatarembo, ariko njyewe nagiye kuvugana inkwano na data bukwe nagurishije betarave z'ibihumbi 2,000. Guke betarave z'ibihumbi 2,000. uca ku ruhande ujya kwivuganira nawe. None ninde nari gutuma betarave z'ibihumbi 2,000? betarave z'ibihumbi ntumbwire ko ariyo wakoye 2,000. hari ahantu ngo bagira umuco wo kwakira umukwe bakamwakiriza rusake akayihekenya akayimara. urumva yabura ntago rusake yabura. warayihekenye urayimara. waba wishoboye narayihekenye, ubwo sinarayihekenye gake, narayihekenye sinanayiherukaga, sinarayiryaga na iwacu yari. iyo utayimaze ngo burya haba hari abantu bashangazi barimo umukobwa barimo kugucungira hafi. iyo utayimaze bibindi bintu reka habaho nyine n'akantu ko kwihagararaho nk'umusore ushaka umugeni muri urwo rugo. ariko iyo mba mfite nka rugari nisanzuye nari kuyekenya nkayirangiza. nari kuyekenya nkayirangiza. mpageze rero ambwira bankurikiye, mpageze baranyakira bampa ikaze, arambwira ati hano nta kibazo urisanga, nyine nuko nanjye ugomba mbonye ikaze, ariko ntahanya ikibazo, ntahanya ipfunwe ryo kuva ngo mbese ko mbonye iwabo nkaba mbonye bishoboye, ese iwacu nahagera azanyemera. gusa mu kugaruka nariyaranje mbona nsagwe nk'igihumbi, mpereza madamu Senyisi umukunzi wanjye, ndavuga nti nawe uze kugura akantu k'akabombo k'abakunzi. dore ndimo ndihuta. ayiwe kwa kundi umusheri na shushu amuhereza akantu umupfumbatiza Senyisa. ntamupfumbatije Senyisa, ahari ngira ngo yagize ngo ni note ya 5. ndamupfumbatiza ntipfumbatiza ako kantu umukunzi aguhaye uze kukabumbura. Imana yari yarampaye n'ubwenge bwo gukoresha, ugapfumbatize uze kugura akabombo. ndabasuhuje abantu badukurikiye ku nzira y'ijuru TV, twongeye kubaha ikaze nanone. ibi ni bya bihe byiza tugenda twinjiramo, ibihe byo gukorera Imana mu buryo bw'ikoranabuhanga. mbagaruriye wa mugabo ufite ubuhamya bukomeye yahuye nabwo mu gihe cye cy'ubusore. Mu gihe cye cy'ubusore yarakijijwe ariko akagira ikigeragezo cyo kubengwa. ibyo bikomera abantu nabyo kugeza na n'uyu munsi. ubushize twasoreje ahantu yatubwiye ukuntu yabenzwe inshuro nyinshi ariko aza kuvumbura cyangwa se aza kugera ku Imana yamugeneye. arimo avomesha amazi, undi yinjirayo ati wampaye ku mazi yo kunywa, ariko agenda ijwi ry'Imana ryakomeje kumuhata kujyayo. ubu rero niwe waje kumufasha we. uyu munsi turamugaruye ngo yongere adusukuriraho aho byageze kugeza na n'uyu munsi, kuko niwe waje kumufasha we. ariko inzira byaciyemo nayo ni inzira ikomeye cyane. Yesu ashimwe mukozi w'Imana. Yesu ahimbazwe cyane. mumeze neza? ndabasuhuje cyane abadukurikiye. Madamu n'umwana bameze bate? baraho barashima Imana. ndabona ukeye rwose, ndabona ufite akanyamuneza. ubanza imirimo y'Imana irimo igenda byaguka muri wowe. ibintu biri kugenda byemera. Imana ishimwe cyane. Yego. twishimiye kongera kuguha ikaze ku nzira y'ijuru TV. Yego. kugira ngo usubukure aho warugejeje cya gihe. murakoze. watubwiraga ukuntu wasubiye kwa mukecuru akagutiza ijerekani nanone, ariko ugiye kwiyenza kuri wa mukobwa. byagenze bite uyu munsi? niko byagenze. naje kugenda n'ubundi nsubira kwa wa mukecuru, ariko nta kindi numvaga. nagiye noneho narunguye, noneho nshaka kuvuga ijambo rizima. ijwi ry'Imana rikomeza kuguhata. ijwi ry'Imana ryakomezaga kumpata, ariko ndavuga ngo iri jwi riri kumpata, wakurikiranira ijwi ry'Imana nkaryumvira, nkumvira Imana, nkasubirayo, nkajya kongera kureba. nuko rero nsubiyeyo nongeye kujya kwa wa mukecuru,
nongera kujya kuzana ijerekani kugira ngo nyitwaze nyigendereho ariko kuyizana nari mfite ijwi riri kumbwira ngo subira kwa wa mukobwa wongere wumve hari icyo nshaka kuvugana nawe ugeze kuri uwo mukobwa. Rero ngezeyo ijwi ry'Imana rirakomeza rinzaho ngira ngo nibwo nafashwe n'ijwi rimbwira ngo zamuka wimanuka, nzamutse rirambwira ngo tambika, ndongera ndatambika mugeraho. No kuvuga inzira ntago wayibukaga ugenda guyobowe n'ijwi? Ntago nayibukaga ngewe, gusa nayoborwaga n'ijwi ry'Imana. Mugezeho rero ndongera ndamubwira ngo umeze ute, arambwira ngo ndaho, kuko nigeze musaba amazi ndanamusuhuza, ariko noneho nsiga mvuze ijambo ryiza. Ako kanya abavomyi bagiye? Abavomyi ntago natinya abavomyi. Utitaye ku bantu bari aho? Yego. Uratinya? Yego. Nategereje ko abavomyi bamwe bagabanyuka, mbonye bagabanyutse ndamubwira ngo ndagukunda. Uti nicyo cyangenzaga? Nicyo cyangenzaga. Uti mvuye imihanda yose? Mubwira ahantu nturutse, mubwira ko mvuye muri Kayonza, mubwira ko nanyuze mu nzira nyinshi, ariko naje nyobowe n'umwuka w'Imana. Ntiyakubaza ati iyo jerekani si ivanye Kayonza? Iyo jerekani yarambajije, arambaza ngo none se uje kuvomera nde ku Kayonza utajyana y'amazi? Arambwira ngo buriya, ndamusubiza ngo ni umubyeyi w'intangaha namusuye, ariko namusuye numva ijwi rimbwira ngo nze nkugereho. Hanyuma rero niyo mpamvu nkubwiye ngo ndagukunda, ahubwo nawe nsubiza urankunda cyangwa nunkunda. Ako kanya umuntu ataza ahita akubwira ati akabara kore muratutse. Biba nk'itegeko? Byabaye nk'itegeko, ariko iryo tegeko cyangwa se iryo jambo mvuze risanga nawe afite amakuru y'ijuru, afite amakuru y'Imana y'icyo yamubwiye. Ngira ngo abadukurikiye ubushize navuze ko icyo gihe yari amaze igihe avugana n'Imana ko uwo bazabana azaba yarambutse Nyabarongo, kandi icya kabiri azaba yarapfushije ubukwe. Rero icyo kiganiro niyo mpamvu ngarutse kongera ku icyo kintu nari nkibutse. Ibyo byabayeho, yari afite amakuru ko uko byagenda kose umuntu uzamurambagiza cyangwa se umusore bazabana, rimwe azaba yarapfushije ubukwe, icya kabiri azaba yarambutse Nyabarongo. Nguko uko byagenze. Abantu badukurikiye reka mbibutse, iki kiganiro twagikoze kirambuye, ariko bigeze hariya byagarukiye amajwi ntiyakunda, amajwi arangirika, konegisiyo Satani arayica. Niyo mpamvu arimo kubisubiramo, ariko ntago mwabashije kubyumva. Umukobwa we yari yarasabye Imana ibimenyetso. Imana imuha ibimenyetso bingahe hari? Ibimenyetso 3. Wabitubwiraho nyine muri makeya? Ninjye byibuka ariko abandi ntibabizi. Ikimenyetso cya mbere yari yarasabye ni umusore muto kandi w'imibiri yombi. Ikimenyetso cya kabiri ni ikimenyetso kigaragaza ko uwo muntu yambutse Nyabarongo. Ikimenyetso cya gatatu ni icyuko yaba yarapfushije ubukwe. We yabwiye Imana ati Imana mpa ibimenyetso? Yego, Imana imukubita ibyo ngibyo? Imukubita ibyo ngibyo. Nanjye rero nkimugeraho nkimubwira iryo jambo, yaranshubije arambwira ngo nindi wanyu wapfushije ubukwe. Ngira ngo abankurikiye icyo kintu nigeze nkivugaho. Akantu karashimishije. Nindi wanyu wigeze upfusha ubukwe? Niko yakubajije? Niko yambajije. Ndangije ndamusubiza ngo ntago ari iwacu ahubwo, si n'uwo mubi wacu, ahubwo ni jyewe. Kuvugisha ukuri ni ibya mbere. Niyo mpamvu mbwira n'abankurikiye ngo mu byo bakora byose bajye bagira n'ukuri. Nkimubwira iryo jambo arambwira ngo none se wowe iwanyu Kayonza umbwira niho kavukire yawe ni? Ndangije ndamusubiza ngo kavukire yanjye ntago ari Kayonza, ahubwo kavukire yanjye ni mu majyepfo. Arambaza noneho wambutse Nyabarongo? Ndamubwira ngo nambutse Nyabarongo.
bihura n'ibimenyetso yari afite byari bitatu. yego bantu musenga, abantu mutegereje amasezerano, bantu mutegereje iby'Imana yababwiye, mujye musaba ibimenyetso. Nibuka umugaragu wa Aburahamu agiye gusabira Isaka uzamubera umufasha, kuko Aburahamu yari yitabye Imana, aravuga ati uzansabire mu bacu. Umugabo aragenda atazi yerekeza, ariko mu gusenga kwabwira Imana ati Imana, uwundi busabe amazi mu bakobwa bari hariya ku iriba baje kuvomera intama, baje kudahira, uwundi busaba amazi akayama, harabarungu. Niko byagenze no musore, niko byagenze. Nuko uwo munsi abona ibimenyetso biruzuye, niko guhita kubwira ati ndagukunze se cyangwa byagenze bite? Akimara kubona ko ibimenyetso muhaye byuzuye, yarambwiye ngo nta kindi nongeraho, nanjye ndagukunda. Umunsi umwe gusa, umunsi umwe, umunsi umwe, kwizera kuraha. ariko sigarana ikibazo kivuga ngo mbese ko iwacu bakennye, akaba uyu mukobwa anyemeye, iwabo simpazi, n'iwacu ntahazi, ariko nkagira ikibazo cy'uko iwacu dufite akabazo k'ubukene. Yego. Ndamubwira ngo rero njyewe ngira ngo nakubwije ukuri, nahuye koko n'ubukwe, musobanura uko byagenze, uko nabupfushije. Kandi ubukwe bwa mbere bwagiye bupfa kubera ubukene. Ngenda musobanurira, ndabubwira rero kugira ngo nemere kunkunda uzansure. Mbere yo kujya iwabo cyangwa wari waragiye? Narabanje njye iwabo, ndabanza ndamusura, nsanga iwabo. Ku munsi wo kujya iwabo safi. Ku munsi wo kujya iwabo. Ku munsi wo kujya iwabo, urumva ntago nari nzi ngo iwabo hameze hate, ntago nari nzi uko iwabo hameze. Ariko njyewe ku munsi wo kujya iwabo naramuteguje, nawe ampa igihe, aranyemerera njyayo. Urirarira, uragenda ujya ku bashuti bawe, utira agakweto. Natiye agakweto. Ntago wabura kugenda gutya. Ugira ngo barabikora. Ugira ngo se nagakweto konyine, natiye n'ikote. Tira n'ikote. Ngenda ndambaye n'ikote. Baba we ugize ibyago nka nyirarya akaguhamagara ati iryo kote ryanjye. byaba ari ikibazo, ariko nyine kubera ko hari kure, n'icyo gihe niyaba nyiraryo yampamagaraga sinabaga namwitaba, kuko yahita nkoze isoni. Ni ukugenda washyizemo agakote? Yego. N'agacongo? Nagiye nashyizemo agakote n'agacongo. Agacongo ko Imana yari yarakampaye, ariko agakote ntako nari mfite, ntako nagiraga icyo gihe, ntago n'ipantaro nziza ntayo nari mfite, umva narabitiranye n'agashati keza k'umweru, none ubu nambaye iyanjye. Yesu ashimwe cyane rwose. Imana ni nziza. Hanyuma ngerayo, nsanga iwabo n'abantu bishoboye, bitoroheje, ahubwo bishoboye cyane. Navuga cyane kuko ni cyane. Ariko nkihagera baranyakira neza, bampa ikaze. Usanga yabateguje se? Yari yabateguje, se urumva umwana yabura guteguza ababyeyi. Hari ahantu ngo bagira umuco wo kwakira umukwe, bakamwakiriza rusake, akayihekenya akayimara. Urumva yabura. Ntabwo rusake yabura. Warayihekenye urayimara? Waba wishoboye? Narayihekenye, ubwo sinarayihekenye gake, narayihekenye. Sinanayiherukaga, sinarayiryaga, na iwacu yari. Iyo utayimaze ngo burya haba hari abantu b'abashangazi barimo umukobwa barimo kugucungira hafi. Iyo utayimaze ibindi bintu. Reka habaho nyine n'akantu ko kwihagararaho nk'umusore ushaka umugeni muri urwo rugo. Ariko iyo mba mfite nka rugari nisanzuye, nari kuyekenya nkayirangiza. Mpageze rero, ambwira bankurikiye, mpageze baranyakira, bampa ikaze, arambwira ati hano nta kibazo urisanga,
nyine nuko nanjye ugomba mbonye ikaze ariko ntahanya ikibazo ntahanya ipfunwe ryo kuva ngo mbese ko mbonye iwabo nkaba mbonye bishoboye ese iwacu nahagera azanyemera umusongo utangira kukurya ahubwo avuga ngo ibicuro bitangira gukubitira mu mbavu ntiwirarira ngo ujye gutira ababyeyi utira iwanyu hoya ntago nabatira abasore babikora bose akirarira akajya akamujyana ahandi wifashije ati hano iwacu hoya ntago natiye ababyeyi gusa natangiye kumva udusonga dukubitira mu mbavu ndavuga ko uyu mukobwa namukunze nagera iwacu akahareba aho ntago bizahita birangirira aho ngaho kandi nari nyimukunze ariko numva ijwi ry'Imana rigaruka muri njye rirambwira ngo nduwiteka ninjye uvuganye nawe ijambo ryiza nduwiteka ndi Imana yawe uko navuganye nawe ko nzaguha uwo mukobwa uwo niwe mugore wawe Imana ivugana nanjye irambwira ngo wishidikanya kuri uwo mukobwa uwo niwe mugore wawe haleluya numva ndafashijwe iryo jwi rikinzaho numva muri njye niyongeyemo indi mbaraga nibyo bajya bavuga hari abantu bajya bavuga ngo rusake ngo igiye kubikira abanza ikabyiyumvamo igakubita amababa nanjye natangiye kubyiyumvamo ndavuga ko ubwo nshyigikiwe n'isumba byose bajya bavuga ngo ushyigikiwe n'intare aravoma nanjye natangiye kuvuga ko washyigikiwe n'Imana ikabitsanza aha hantu numva nuzuye undi mwuka numva umwuka wera njeho numva nongeye niyunguyemo indi mbaraga ndavuga nti nibyo nta kibi ibintu bizaba koko ubwo mbishyigikiwemo n'Imana mbwire n'abankurikiye mbabwire ngo iyo ushyigikiwe n'Imana ikintu cyose ushyigikiwemo n'Imana kirakoreka yaba ibirori yaba ishuri uri kwiga ikintu cyose wakora yaba ubucuruzi yaba icyo ukoze cyose iyo ushyigikiwe n'Imana ibintu byose birakunda upfa kuba ushyigikiwe n'Imana gusa nuko rero igihe kiragera rero umudamu wanjye arambwira ati nzagusura ampa n'igihe ndagenda ndamwitegura nta kumwitegura nari mfite kuko gusa kwitegura ni kwa kubwira abashiki banjye ngo mugende mushaka akarange hepfo hariya hari ahantu haba akarange n'amarange ya meki muri za Kenkayori ye oya hari ahantu hepfo iyo ngiyo haba amarange uteraho na purenti itukura rwose purenti itukura bagiye gushaka inkuru cyangwa abashiki banjye baranapavoma icyo gihe barakurungira n'amase bafata n'akarange barasiga nyine n'agatambaro barasiga haratukura bandikaho n'utugambo ngo Imana ikiza urubwa oya ntago banditse ngo Imana ikiza urubwa kuko ubutayu waba uri mu butayu ukavuga ngo Imana ikiza urubwa utarasubizwa ahubwo baranditse ngo Imana niyo byose ku muryango ndetse no muri salo nyine aho ngaho njya muhabona ukabona abantu bizera Imana babyanditse ku muryango baranditse hejuru ngo Imana ni byose hasi ngo Imana niyo nkuru ariko urumva byose birasa yego barakurungira bitegura umukazana wabibwiye mama nawe nabibwiye mama namuze icyo gihe yari atarapfa ariko habure urebye hashize igihe gitoya tumaze gukora ubukwe yashira icyumweru bararitahiye ariko yatashye ubukwe arwaye baramweretse umukazana ariko ntago umwuzukura munsi nuko byagenze ariko muri iyo minsi nibwo niteguye umukazana ntajye ndiyandayanda nshaka nk'agafanta kamwe imwe ya 300 yego nshaka agafanta kawe 300 turuwasa zawe urazikokora ndasikokora ndavuga ngo iyi fanta nta bihenze Imana yavuze ntago biguhenda ibyawe ntago biguhenda yewe ubu ngubu hari uwikokora akavuga ati ndashaka miliyoni 2 zo kujyana umuntu ku Gisenyi kugira ngo umwemeze yewe wowe wishakira turuwasa zawe zawe 300 harya wakoraga kahe kazi guhinga nabona wo mpingira akampa amafaranga
gahe wahingaga imisiri dusiri twose dufatikana two nagiraga umugisha umpaye akazi ese n'umubyeyi yabaga yakabuze njye nabaga nakabona se ak'umubyeyi yabuze afitiwe icyizere njyewe ntabwo nabaga nakabona icyo gihe nyine urumva bwari ubu nari ndi mu butayu bukomeye cyane kuko na twa dufaranga nari narishingikirijeho mbere twari twararangiye nsigaye njyenyine nta kindi kintu kiri mu ikofi ariko ndi ku ijambo ry'Imana ndi kuri nzayimana Imana ivuga ngo nzakugira neza nzakuremera amahirwe y'akabi ko rero arakubwiye mu gitondo araguhamagaye ati ndaza yego aguha isaha isaha wagiye kumwakirira hehe wamusanga mwahuriye hehe rwose nari kumwakirira hehe se ntiwaje kumutegera rero nko muri areti rwamagana cyangwa areti se iwacu ubundi iwacu ni ahantu bita iruramira hasi hafi ku gishanga gihari nyine ubwo nta kati rwamagana cyangwa kanyura kayonza anyura kayonza akagera nyamirama kuba nyonza akamanuka muri santere ya Kamboja akongera akamanuka ni hantu utafatwa n'inyota ngo ubona akantu kakoramo ubone naho ugura iyo fanta ariko ruguru mu busantere biba bihari tubwira ukuntu waje umuyobora ndetse muri kayonza ukuntu waje umuyobora muvugana kuri phone yaje muyobora ageze aho ku banyonzi umumotari ni nawe wanyihamagariraga nose icyo gihe nari mfite n'amayinite uvugana n'umumotari tumuzana na muzane umumotari we yari ahazi ahantu hose nyine baba bahazi henshi mumuzane umugeze aho ngaho hasi ruramira nahagera uhagarike njya kumuzana amukatisha ya makorosi rero y'iwacu nkajya mubwira ngo sheri ahangaha rero aha ni ku muhanda w'amabuye ni ku muhanda w'amabuye uramenye ugende gahoro ntago ari hahandi mu mujyi wanyu w'inyagasambu nureba nabi uranyerera mu misozi ngenda mukatisha kugira ngo mugeze mu rugo ahageze mbona atangiye kuraranganya amaso atangiye kureba karabaye yego mukecuru rero nawe yari yabonye ahantu akura inshuro y'udushyimbo abona n'umuha umwumbati wa magana angahe nk'uwa 500 iki gihe 500 nayo ntiyagura umwumbati mu cyaro biba bigura makeya nuko kuyabona biba ari ikibazo yego uko arateka ariko njye nari mfite ikibazo urumva nk'umusore nari mfite ikibazo noneho iwacu barebye uwo musirimu winjiye aho ngaho aravuga ati ibyapfuye ni byinshi nabyo ntibizata wa muhungu we urisumba ukurusha ariko ndashimira Imana wa muhungu urisumba ukurushe uyu mwana w'umukobwa urabona bizashoboka uyu mwana w'umukobwa urabona azabasha guhinga uyu mwana w'umukobwa urabona imibereho y'iwacu azayishobora ariko umukobwa aravuga ati arakirwa nyine ariko njye mfite ikibazo ko n'ubundi nagera mu rugo nta yindi message ari bumpe ariyo kumbwira ko bitagishobotse ariko mvugana n'Imana ndimo mvugana n'Imana ngo makuri iryo jwi ry'Imana riri kuvugana nanjye Imana ikambira ngo ndi Uwiteka nzagukorera ubukwe kandi nzabagirira neza iryo jambo ndihoraho rimbwira ngo nzabagirira neza niko byagenze muri iyo minsi koko yangiriye neza ariko muri ageze iwabo amaze gutaha oya ntabwo barataha aracyari iwanyu aracyari iwacu igihe kiragera cyo kumwakira rero igihe cyo kwakira kiragera mukecuru aramwakira ashima Imana se mukecuru harya yari yakijijwe umukecuru gushima Imana se yarabishoboye hari ababyeyi bazi gupfukama agashimiye yakoze ku kimenyetso cy'umusaraba kuko nibyo yarazi akora ku kimenyetso ubona yishimiye umukazana akora ku kimenyetso ariko sigarana ikibazo ati umuhungu ari isuku umukazana atashye we yaravuze ngo ntago ibintu bizashoboka ko yumvaga bitashoboka arambwira ngo icyambere
na twa dufaranga wacungiragaho mbere twararangiye umukobwa yarakubenze tudushirira mu byo wari urimo aragukata n'uyu nguyu azakugenza uko yakugenje papa ati mwana wanjye ko nashatse nkabyara bakuru bawe bakabubatse n'abashiki bawe nakoze ubukwe wowe warebye uko ubigenza nawe ukiyeranje ukamuzana urabona ibintu by'ubukwe hano bizashoboka hari igice kimwe narebaga nkasanga ibyo umubyeyi ari kumbwira nibyo ariko ikindi gice yibuka ko mu ijuru hari Imana ishobora ibintu byose nguko rero uko yakiriwe arasohoka igihe cyo gutaha kiragera njye ndasenga kuko nari umusenzi arasengaga n'ubu ndacyasenga kandi ndakomeje sinzanabireka kuvuga iyi Mana. Bamwakirije wa mwumbati? Yego bamwakiriza wa mwumbati ya fanta aranywa asomaho yasomye uko we yari yarazihaza ariko ndayinywera naramuherezaga ntayisome kahita narayinywereye rega ntago nge nari nyiheruka ntago nayiherukaga kuko hari n'igihe no muri iyo minsi najyaga nsura abantu nagiye nko gusenga cyangwa se n'ahandi hantu hasuye nk'abantu nka za Kigali ndetse cyane ahandi hari abantu Imana yagiye igirira neza cyane hanyuma akambwira ati se turakwakiriza fanta turakwakiriza urumva fanta nayinywaga nasuye abantu bakomakomeye turakwakiriza fanta hari abantu bashubijwe Imana yagiriye neza yakenyeje ku mafaranga irayabahereza akambwira ati uranywa gakonje uranywa fanta ishyushye njye se nari nzi fanta ishyushye yariyo fanta nari nzi ntabwo se fanta bayishyira mu isafuriya bakayisukamo barangiza bagashyira ku ziko bagacanira ubwagwita umwe byose mbwire se ibyo bintu birashoboka bakanzeka nyine kuko bo bari bazi aravuga ati dufite fanta ikonje dufite ishyushye ikonjerezwa muri firigo nuko ndababwira rero narababwiraga nti iwacu nasize ijerekani yuzuye y'amazi ndetse uretse n'ijerekani nta nubwo twe tuyigura no mu bindi abarimo tunayavomera ubuntu rero mwimpa amazi mwimpa amazi ni mumpe fanta niyo ntaheruka ntagira gukuri njye nagira gukuri kandi n'ubu mvugisha ukuri mumpa amazi niyo murampa amazi kubera iki mumpe fanta niyo ntaheruka rero nuko bakama fanta ariko banseka ati tuguyikonje cyangwa mumpe iyo mubonye kuko ikonje nishyushye se murajya guteka se murajyana ku ziko mujye gusukamo fanta mumpe iyo ngiyo ikonje nyine yego nuko rero igihe kirageze aratashye tegereza ko ari bukubengera avuga ute karabaye yarasohotse rero asohotse abwira mushiki wanjye ati wari ukiri mutoya ati mfashe ibaga marete nziza z'abakobwa njye kwihagarika ngira ngo sinzi uko yabivuze ariko agikata mu gikari ndavuga nti none hambengeye rimwe nahise ngira ikibazo ndavuga ni uyu muntu ambengeye rimwe kuba akase mu gikari ya marange y'iwacu rero ntabwo yari yageze mu gikari bari basize muri salo n'aho ari buze areba ariko ijambo ryandokoye ni rimwe nari naramubwije ukuri ndavuga iwacu turi abakene ndetse turi n'abakene bo kubabarirwa ageze iwabo rero atashye ariko ngenda nta byiringiro mfite ko iby'urukundo byarangiye ariko ageze iwabo nza kumuhamagara Imana impama inite ndamuhamagara ndamubaza uracyankunda gutyo nta kindi kintu uhindukiye nta bindi uracyankunda namubwiye amagambo abiri iwacu wahabonye ute uracyankunda aransubiza ngo kuwambwije ukuri se wambwije ukuri ibindi n'ibiki naba nkwangira iki numva nongeye ndavuga ko ibintu birimo Imana nahise numva ibintu birimo Imana umubyeyi rero nawe bwakeye mu gitondo ambaza ngo wa mukobwa ntabwo yakwangiye ntabwo yaguhakaniye
ndamubwira ntiyabyemeye kuko namubwirije ukuri, ariko basigarana ikibazo kivuga ngo mbese ubukwe buzakorwa n'iki? buzakorwa n'iki? buzataha bute? ngira ngo mbwire abantu bankurikiye, babwire ngo mu ijuru dufite Imana ishobora ibintu byose. Dufite Imana irema amahirwe ya kabiri aya mbere yanze. Dufite Imana ihindura ibintu byanze guhinduka n'ibintu bidasobanutse Imana ikabisobanura. Nanjye Imana icyo gihe ntago nari mbizi, sinanabikekaga, nta n'imiryango narebaga ikomeye mfite, ariko Imana irahaba. Byagenze bitero muri iyo minsi, noneho ntangira umushinga w'ubukwe. Ubu ubwawe uravuga uti ndabikora? Yego, naje kugira nabyita nk'umugisha. Urabizi ko igihe cyo kwerekanwa twebwe tubanza kwerekanwa iwabo w'umukobwa, ariko habanje kugira ute gufata irembo, babanza gufata irembo. Mbikubise abasaza bo gufata irembo baravuga ati reka ibintu birashoboka, se uzafatisha ikirembo? babona ni ibintu bidashoboka kuko ubukene twari turiho bwagaragariraga amaso y'abantu bose. Ariko Imana nakundaga gukora cyane, nubwo twari dukennye, ariko ahantu hose habaga nahabonamo akazi narashakishaga. Icyo gihe rero narahinze umurima wa buroke y'umuntu, y'umuceri, mu mirima y'umuceri, tugabane y'umuceri w'umuntu, mpinga uturima tubiri. Hariya tugabane ni kwa kundi umuntu aguha umurima ugahinga? Yego, mukagabana, mukazasarura, mukagabana ibyahinzwe muri uwo murima wiwe. Rero nanjye naje kubona ntago waje kwera ariko icyo gihe neza, ariko icyo gihe naje gusarura umufuka mbonamo amafaranga yo kugira ute, no gufata irembo. bararicakira irembo rirafatwa bararicakira, ariko baricakira bazana ikibazo bavuga ngo urugo twasabyemo umugeni ko twabonye ari urugo rukomeye cyane, bari bohereje abasaza batahazi. Ese hari ahantu uzabona ibyo uhajyana? Ese uriya uzabona inkwano? Yego. Ese uriya mukobwa bazamuguha koko cyangwa sha? Hari abasaza rero cyangwa sha nyuma yaho hari igihe bizapfa tugasema. Nanjye mbasubiza ijambo rivuga ngo navuganye n'Imana, iyavuganye nanjye cya gihe iri mu ijuru n'uyu munsi iracyakora. Bagira icyizere, baravuga koko niba waravuganye n'Imana ntacyo turenzaho, reka dutegereze umunsi n'igihe. Baramumpa, databukwe aramunyemerera, arambwira ati tangira umushinga w'ubukungu yari itangiye n'ubundi. Ariko muri iyo minsi haje kubaho igihe cya covid. Bwari muri covid hariya? Yego, ya mbere. Haza kubaho covid rero ibaye, haza kubaho akantu ko gufungwa kw'insengero. Ni muri bya bindi Imana ivuga ngo nzagendana nawe. Noneho biba ngombwa ko nge nzerekanwa iwabo urusengero rugize rute rufunze. Rw'iwabo. Kuko nge ntabwo nari kubona za kamera zijyayo. Imana birakugoboka. Imana naravuze ni Imana nanjye hari uburyo yigwatirijemo, kuko insengero zirafunze, ni inzira Imana buriya wenda yaba nanjye nubwo zari zifunze nanjye mboneyemo umugisha, kuko iyo ziba kuba zifunguye izi nsengero ntabwo nari guseba, ntabwo nari kubona kameramani njyana, nta n'imodoka nari bubone. Icyo gihe rero Imana yabipanze twerekanwa mu bantu bangahe b'abadiyakoni. Banyerekanye n'abayobozi nk'abangahe b'itorero, bati nguyu umukwe. Urumva nashatse agatike kanjyana, ariko nta by'amafoto, nta bya kamera, nta by'amamodoka, kuko insengero zari zifunze kandi nabo ntibari gufungura urusengero, insengero zarafunzwe, bari guhanwa.
muri icyo gihe rero haje kubaho nyuma yo kwerekanwa urumva inkwano zo ziba zanavuzwe mu ifatarembo ariko njyewe nagiye kuvugana inkwano na data bukwe nagurishije betarave z'ibihumbi 2,000. Guke betarave z'ibihumbi 2,000. uca ku ruhande usijya kwivuganira nawe none ninde nari gutuma betarave z'ibihumbi 2,000. betarave z'ibihumbi ntumbwire ko ariyo wakoye 2,000. ntabwo ariyo nakoye ahubwo Imana ifite ubushobozi, yampaye ubushobozi, ibintu birakoreka. Yakoresheje abonzi nabo ntazi, Imana ikora ubukwe. Ariko nanagurishije betarave z'ibihumbi 2,000. Bose urumva ko nayakoze itike yo nagejeje yuzuye. Gusa mu kugaruka nari yaranje mbona nsagwe nk'igihumbi, mpereza madamu Senyise umukunzi wanjye, nabwani nawe uze kugura akantu k'akabombo k'abakunzi. Dore ndimo ndihuta. Ayiwe kwa kundi umusheri na shushu amuhereza akantu ntamupfumbatije Senyisa. Ahari ngira ngo yagize ngo ni note ya 5. Yamupfumbatiza nipfumbatiza ako kantu umukunzi aguhaye uze kukabumbura. Imana yari yarampaye n'ubwenge bwo gukoresha. Ugapfumbatize uze kugura akabombo. Umukunzi ntashimishwa na Kane. Karamunezeza. Karamushimishije. Ariko ntago araho byahereye. Baramunyemerera, barambwira bati tuzamuguha, nta kibazo, genda utangire imishinga y'ubukwe. Kwerekanwa kuza kubaho iwabo kuza kurangira nyine. Ubwo urumva Imana yaje kubigenza gutyo, nta kameramani nta kinari mfite, Imana irabikora iwabo. Hanyuma rero mu gihe cyo kwerekanwa rero iwacu, urumva umukobwa, Imana yari nanjye narasengaga, Imana ivugana nanjye, ndayibaza mbwiza ukuri, kuriya mukobwa ninjye nzamwakira nte? Ese wa Mana we nzaba nambaye nte? Uzama kameramani? kameramani bikibazo. Ariko Imana ivugana nanjye, irambwira ngo mwana wanjye, kameramani azaba hari, ariko nzaguha amafoto, ntago nzaguha video y'ibyo birori. Ndayibaza nimbwiza ukuri, kubera icyo uzampa amafoto ntume video y'ubukwe? Imana irambwira ngo ndi Uwiteka niko nabipanze, no mu gikumwe nzaguha video, ariko nzaguha amafoto, naho sinzaguha video y'igikumwe, ahubwo nzaguha video yo mu gusaba no gukwa ndetse no gusezerana. Ndavuga ni nta genda ibikatakata mu bice, ibikatakata. Imana ndayibaza kubera iki wabuza amafaranga? Imana irambwira ngo kameramani azaba hari, ariko ntuzabona video. Kameramani azaba hari mu buhe buryo? Mbona amafoto ariko simbone video. Ndayibwira ntago naburana nawe wa Mana we, ndabizi ko wica kandi ukanakiza. Shiri kuzimu kandi gakurayo. Shiri kuzimu gakurayo. Ndabizi neza kuzabikora. Ku musozo tutaza kurambira abantu badukurikiye. Yego. Igihe cy'ubukwe kirageze, umunsi w'ubukwe rero sasa. Yego. Dukira mu mayange. Yego. Ukuntu mwatashye n'ubwo mwatashye n'icyo gihe. Yego. Urumva icyo gihe haje kubaho ngo nderekanwa, reka nihute, birarangiye. Ariko urumva Imana hari ukuntu ari yabivuze, noneho muri uwo munsi wo kwerekanwa Imana impereza hari abarimu icyo gihe bari berekanwe nabo, koko uwo munsi bari berekanwe. Twerekanirwa rimwe, ariko nge ntabwo nari mbizi ko uwo munsi turi bwerekanirwa ahantu hamwe. Bagitangira, pasiteri agitangira guhamagara, ninjye yahereyeho yerekana ya kamera, ninjye yahereyeho. Koko mbona video, ariko sinigeze nyicyura. Ariko amafoto yo, fotogarafe nari mfite yaje kumpa amafoto.
no mu gikumwe nuko byagenze. Hari umutica wari waranyigishije uwo munsi duterera igikumwe rimwe, icyo gihe nabwo mbona koko ya kamera twese tugeraho, ariko sinabona video, ariko mbona amafoto, mbona ukuboko kw'Imana. Ariko kuri finale y'ubukwe cyangwa se muri finale yo gusaba no gukwa, nibwo nabonye ukuboko kw'Imana, mbona uko Imana ikora, mbona uko Imana ishobora ibintu byose. Ndayibona koko Imana impereza amafaranga nta mafaranga mfite, Imana inkorera ubukwe nta mafaranga mfite, Imana iranyiyereka. Byaje kugenda bite rero? Muri donti yo gusaba no gukwa, Imana yaje kumpa amafaranga n'utarunzi, n'uwumvisha izina ryanjye akampamagara, Imana ikamukoresha akampa amafaranga. Ikoresha abo mu itorero, ikorana n'abandi bose twari tuziranye, abo nasengeye, abo twasenganye, abantu bose Imana ikorana nabo, impereza amafaranga, nkora umushinga w'ubukwe. Imana inkorera ubukwe, Imana yampaye kameramani, Imana impereza amafoto, Imana impereza umugore, impa umugore unkunda nanjye nkunda. Sheri wanjye ndamukunda, madamu wanjye ndamukunda cyane 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 cyane. Yankunze, impamvu mukunda, yankunze ntacyo ankundiye, ankunda ntacyo mfite. Ariko Imana ivugana nanjye irambwira ngo mwana wanjye, nubwo ndi bugukorera ubukwe, nubwo nzagukorera ubukwe, nubwo nzabana nawe, nzagukorera ubukwe ahantu wasebeye, hahandi wapfushirije ubukwe, niko Imana yavuganaga nanjye. Hahandi wapfushirije ubukwe niho nzagukorera ubukwe, niho nzakuvana, uzahakorera ubukwe ariko ntago uzaharara. Kuri uwo munsi uhakoreye ubukwe nzakwimura, nkujyane aho nateguye uzaba. Muri iyo minsi rero Imana iri gupanga ubukwe, iri kugenda itegura ubukwe. Mu cyiciro cya mbere ngira ngo nababwiye ko nabenzwe inshuro zigera muri 4, ariko wa kane akankatira akambenga, ariko wa gatanu ariwe tubana, ariwe turi kumwe. Imana ibibamo, ikora ubukwe bwiza. Icyo gihe rero yabikoreye n'ubundi aho nasebeye. Ngera ku musozo w'iki kiganiro, yaje koko kubikora, ntago yigeze impemukira, ntago yigeze indeka. Nkuko yabimbwira ngo izandemera amahirwe ya kabiri, yampaye kameramani, impereza n'amamodoka menshi yo kumperekeza, ibana nanjye cyane. Yampaye ibyo kunywa, impa ibyo kurya, impa ibyo kwakiriza abantu, impa amafanta, impa ibintu byinshi cyane mu bukwe bwiza. Impa na video y'ubukwe nkuko yabimbwiraga. Imana yankoreye ibintu bidasanzwe. Wenda utaragera ku musozo neza, bamaze gutwikurura, batwikururiye hehe? Ntutubeshye. Yego. Ubukwe burarangiye, muvuye muri reception, batwikururiye hehe? Urumva bamaze kugera kuri uwo musozo ibyo byose, bahise batwikururira hafi aho ngaho. Hanyuma hafi aho ngaho ku rusengero, mu mabiro y'urusengero. Hanyuma ngira bamwe bamperekeza, tutadutangirwa mutaha heze Rwamagana. Imana rero avuga, mbese wari warubatse? Imana nari ntarahubaka. Imana ivugana nanjye, yari yaravuganye nanjye, ivugana nanjye irambwira ngo agasozi wasebeyeho ntago nzakakuraza. Nibuka ko jewe mu kukubenga kwa mbere abakobwa benshi bakuzizaga ko utari wubaka mu cyaro, biba bikomeye. Naga ariyo mpamvu rero sigira ngo aba bana bose niko barubatse. Mudamu wawe ujye umushimira, nibiba ngo umuterure, nibikunanira wiyambaze Imana. Ahubwo bishoboka no mu mugongo namushyiramo. Umuntu wakwemeye akemera kumvira Imana ni bake cyane bemera kumvira Imana. Imana iguhe umugisha cyane. Nuko ntamushobora. Gira ikintu umubwira gusa uyu munsi, wenda dusoze ushima Imana. Gira ikintu umubwira. Madamu wanjye, mwifurije kuzagumana nanjye. Wow. Imana iguhe umugisha kugeza dupfuye. Amen. Kandi mwifurije ko
Imana yazakomeza ikagomya imuhereza umugisha, ikakomeza ikadukomereza amaboko, ibagure mu izina rya Yesu, twagure kugeza tuvuye muri iyi, ibaremera amashimwe mu izina rya Yesu. Dusenga pasiteri dusengera avuze ngo muzatandukanwa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse kujyana itoro ryera. Nanjye ndifuza ko byazamera gutyo, tuzatandukanwe n'urupfu cyangwa se Yesu agarutse. Mbwira abantu twari turi kumwe bari badukurikiye ngo Imana ibahereze umugisha, kudukurikira ari abari mu Rwanda, ari abari mu mahanga, ari abari muri Afurika, Amerika, mugabane w'Uburayi. Mbabwira ngo bantu b'Imana, iyo wavuganye n'Imana ntago Imana igukoza isoni. Iyo uri kumwe n'Imana, aho utagera Imana irahakugeza, aho utakwambuka Imana irahakwambutsa, inzira udafite Imana izikugezamo. Imana ica inzira naho zitari, no mu mifatango Imana inyuzamo inzira. Nagira ngo mbabwire bantu munkurikiye, mbabwire ngo mwiringire Imana. Hari abasore babenzwe, hari abakobwa babenzwe, ndetse n'abandi bagiye bahura n'ibikomere byinshi. Nagira ngo mbabwire ngo mu ijuru dufite Imana irema amahirwe ya kabiri, aya mbere yanze. Amen.